ugakujyanye kuba umutinganyi nadoda ariko abapfu baranukira uri kabi merutse kumva ngo warategaga ubu none wabonye amakuru ngira ngo warategaga Brian kujya kuba umutinganyi iwabuza ariko rero wajya kindi kintu zikitari cy'ubutinganyi ukugeza aho ngaho barakwimye utabagira uzaruza ihorere gahambira Godfather nta paratata azansangizaho kabisa Brian ikibazo sinjye ibishyimbo ariko nawe ukakira yewe ariko kandi rero reka oya reka mbe ngiye ndagaruka mu kanya yego genda rwose genda ariko bajye bireba mu mamiri yego naringize ugiye kugenda usize tesha muri big screen kwa mawo n'ugwera kuri miliyoni 6 Imana Brian umbetesha nge sindoda sheri nakubwiye nyamara Brian Imana wa dodo none sabaye mayibobo ufite aho udodera sinadoda Brian kandi Brian izo taye iryo nene nakugeneye waryumvise sheri izo taye nawe unizere ko nuwarya imbwa yarya we Brian nuwarya imbwa yarya inzungu ntabwo uri Burayi uri gutongana n'abantu bo muri Afrika nawe nuwarya imbwa yarya inzungu Brian uri Burayi witongana n'abanyafurika nabi uri mubi no DJ cannot do this yewe natasha twaraguteretse wowe jya wireba nabi uri ntabwo ndamubona yarambeshye ufite amajimbiri nk'aya we kereka niba ritasha wenda waguteretse Brian gashumba bereka Brian wamwore gashumba bereka oya uri mubi gushinga akabuno hirya uri kibi ndamaze udatuma ngo nkwibutsa byose uri mubi Brian shangari akuntu bawanze reba abandi bakobwa ukuntu basare bwera muri za kayizeni ngo gushaka ushinga intorki iyo utagira Godfather wowe mubi sheri ubanza iyo utagira Godfather iyo utagira iyo utagira Godfather wari kubaho nawe wijya kuvuga DJ ntabwo musa ntabwo ngewe nsa nawe ntabwo DJ musagasho nawe wikabye oya ntabwo sinanasa nawe noneho shasha ibaza noneho kugira ngo ibaza ko n'umukobwa yagiye akavuga ngo ngewe nawe ngo twaragiye ngo nta nubwo muzi pe nguye ahari Imana yo mu ijuru sindanamubona ntabwo muzi n'ukubagisha amara wowe mafaranga najyanye wowe ntabwo wapfuye ntabwo nzayibagisha nayo wapfubonye ese n'abantu bari kwandika ngo gashumba ni namwe mwari mumurwaye nubwo wateranya iwanyu mukagurisha naho mutuye nubwo mwagurisha aho mutuye kwamawe ntabwo wabona ikibajyanye iyo utabona Godfather wari iyo utabona Godfather wari gupfa iyo utabona Godfather wari upfuye komeza ubwera ujya kurya udushyimbo n'uducapati bebe yewe nyicayemo gashumba nawe menya atari serieze mwarekera uri mubi bwera yego sha muri comment mubinyandikira nguri mubi nk'umunsi wawe ndabizi ariko njye ntabwo nabagishije igifusheri ego mana yo n'amafaranga bebe ayo n'amafaranga banza ugabanye ingurube warekeye njyewe cyagiye yigeze kutubeshyera yigo ndabyibuka ariko nyine kubizi neza ko gashumba narangiye sinanamuzi sindahura nawe mubona buri wese abazuguri umwihorere ni kabi uri mubi yapimye ariko gashumba uratwara twari turi kumwe nanjye ngo yarashaka gukanda amabere nyagukandwa amaso we umwanda amabere uyashaka shagasho nawe kutubizi wowe unyisaniye mwayerekane
gushotora nabihorera nyine kucubesha ninde wagukanza amabere ndakubwiye ngo turutu ndazifite zose 100%. Zana niba uzishaka umbwire nzizane unyise mubi kuko nanze kunjomba intoki uzanjomba uzashaka bijya kuzijomba zizane ushaka bijya kuzijomba tokoza mw'abantu Gashumba natazazana zino kufa ari maravuga Gashumba natazana zino urumva turutu ndazifite ugenda uhamagare na DJ Fabiola yarahari oya ndabizi ko akunda muri Keizeni Buriya mbabarira umwihorerekeraho kandi ndakunda ariko tashangiye ntago ndi kumutuka mwihorera komeza kuvuga ni wowe unsanye na herekare nakwihoreye ni wowe unsanye reka ndebera ariko reka mwihorere navuga araruhara ndabwiyamye rero usimbuke madam unsimbuke bwera niba ari yagusimbutse Gashumba niba ari muri ture zo mu mubiri gufashe ugenda ujya kuzinyara hirya uze kuzinyara hejuru nyakunyara cyoko uri mubi wetahanye ndabizi ariko ntabwo ndi mubi nkawe wewe kubagishamara ubusabukorogote unyute mada unyute kamara wayamazemo unyagute kwamara wayamazemo uri mubi unyute ndi mubi ndabizi ariko I'm proud of myself uri mubi komeza ubwera bwe ntago byandya ako bya nawe uzikomeze nk'abana bo muri primaire none se nge na shiri reka nari bireka nicecekere bazi icecekera aravuga kugeza mu gitondo kamenye yuko ari kabiba musongera kujumenyera ntukagereye umva ni wowe usa nko munsi y'amantu nari nyine DJ mwihorera aratukana kugeza mu gitondo ndekera mumbabarira kandi agusabye nasoni urumva igihe wampereye ako mana we kwera icyo ninjye muri naguzayakanda mwihorere ntabwo nshaka ngiye uratongana na Gashumba akantu ni kazi no kwitawaza ni kazi no koga umva ndakubwiye ngiyo wumvisha ahubwo birenze urakomeza naguzambona utuzagura hose ujye uziba La vie est belle yazibye ngaho basimureke nakanye mo nyine ubundi se yanzana gacakanye muri yabikoze rekera ganye ubwo senge umwana n'urwo sirutoya kubwera bwera utayi wowe wabyaye sheri bwera n'urwo ruhaza wikoreye urutwe rwuzuye amazi ngo ruri mu bwera okay ngaho mutaka Gashumba tukabiyane naruha dukomeze DJ ceceka oya shasha reko urani gihe wampereye reka banza nguhera hese wakara urana kuntu mwitubaje muri bangaye ngo muje kuri Gashumba unsimbuke mada niba ari muri ture za Canada zikuzwigirije shaka ujya kuzinyara usa nabi uri mubi ufite uruhuru ariko ubanza kwireba ubanza kubagisha nagiye kugira ngo urebe ubunyutera utunyore butunatuno natuburu neza DJ Gashumba we wari wamubona kuna foto uzi kuna rika bigenda kuri Instagram yurebe na kantu karo kameze nk'agakecuru kasaziye ku giti cyanjye shiri ntago meze nkawe wagiye kubyara ukabyarana n'abantu utazi iyo dore singibi muri comment si bari kukubwira ngo uri kabi ariko ngewe ndabizi shiri kandi reka nkwereke nanone reka ngaruke kuri kamera reka ngaruke wongere unyitegereze neza bebe dore iryo jigo we se uzi ko nta mupfu winukira bebe uzi ko nta mupfu winukira dore nimwandike muri comment Gashumba ngo ni mu iseri narakwimye nzongera nkwimye bavuze yuko ngena ntago yakwimye narakwimye ushaka bujya gutinga pana ngewe yego ko mana ya dore Gashumba ni mubi nijigo ribi mubinyandikira video dushatse twazi we komeza unzane nzabitshira hanze byose uzajya tubishira hanze umubwera bweritu uzajya tubishira hanze ndagayimbwa itazabishira hanze nasoni urumva ngo mwaneraniye nta muntu unteranira sheri uzamagare n'abantu uzamagare n'abantu urumva Godfather niwe udusangiza ibishyimbo turya inyama shunu ukatuzane mu bishyimbo ry'utubaba yewe umuntu uri kumamagaramo ndamwiyamye karasa nk'akantu nk'aho bwakereye ewe mana n'uwarya imbwa yarya inzungu kabisa
Subona ko yashyizeho ikiwigi cy'amafaranga menshi. Yego mana yanjye ibyo se kaba ari ibitirano banga bagira amafu worega ngaradoda ngadoda imyenda. Genda doda ahubwo uzaze ngudodera ayo mara yatanye bayakase nabi. Aradoda se gashumba ari umudozi. Uzaze nyakudodereho. Buriya gashumba mwihorera. Zaro godifadu baba yumiwe yacu. Uzaze nyakudodereho sheri. Ubone nawe urabona se bwera niba ari ibibazo by'ubuhungiro. Abari baravuga niba byanze erega n'uyu nguyu yamya tukagodifana ngo busabiriza amakoini ngiye kubona bona umva nyicayemo ahubwo mukomeze mu nkandeho nibagukandeho rwose ubanza ushira inzara mukomeze mu nkandeho nibagukandeho wamushonje ubanza ushira inzara reka mbanze ahubwo reka nubaha abatopu gift abanje oya nawo bawo ariko apana kuza kunda rika kantuze shiri reka uri muzabaririze ngewe urirarane mu bakobwa babiri urumva kudoda se sumuga kujyanye kuba umutinganyi na doda uri kabi ariko abapfu baranukirana uri kabi merutse kumva ngo warategaga ubu noneho wabonye amakoyi ngira ngo warategaga Buriya kujya umutinganyi iwabuza ariko rero nta kindi kintu uzi kitari cy'ubutinganyi ubugeza aho ngaho barakwimye utabagira uzaruriza ihorere gahamira n'undi munsi ihorere munyana ufite papa na mama kandi niba utabagira ihorere munyana nta muntu wandika amazi ihorere mukande kuri gashumba twikomereza umwanda wo mu nyizu uyu mwaka kandi niba utabagira nawe ntuzabibabare ihorere Brian uriye yenda gusara sheri ndakubwera bweza wanyuriye ndakwihorera ugira kandi niba utabagira ihorere yewe mba numwe nushaka uzahamagara n'abandi nkumbuye Jessica mwambabare mukazana Jessica nawe bakamuha amakoyini thank you Mirisandla mu nkanda wo mwambabare mukazana Jessica DJ n'agatebo mumuzane sheri Jessica byibuze afite n'agasura nzanira Jessica bamuhe amagift ihorere mama gasushatse kuvuga ko Jessica rusubiza godifadura imbirikanyi godifuri hehe nanjye ndi godifada nakwigenda nababwiye ngo nzabashumba imana igiba cyo koza godifa akomana nzabashumba batinganye mwishyira hamwe mutembashumbe ayewe gashumba asa n'imbwa za kizungu ariko sha namwe mugira amagambo reka ye ariko mufite n'imyuka sha yabweze mbashumbe icyo nicyo nashakaga sasa ngomba kugusaraza ayinya wihorere munyana sinsabiriza ubushoze uba mayibobe jo ariko se gashu nawe ukunda amahane warekeye papa na mama ariko zaze gutukabijya mu byimbitse oya murekere n'ukuri ntago ari byiza mwese murakoze ni utabagira ikindi kandi gashu nawe uri kutubeshyira ngo njyewe ndanakuzi twaye twahura utabeshya umva tasha unsimbuke imana bazivuge ubu ngubu umwana usenga ubu gahunda nakubwiye ngo munsimbuke wowe yanjye ndi kukwibariza n'umutima mwiza ashobora ariko ndi kukubwira nabi turaziranye ne nawe ariko ibyo bintu niba mushaka kubikemura mwamagaye Fabiola DJ Fabiola nawe nta nubwo ndahura nawe n'uwo Fabiola uri kumwe ayinya uwo Fabiola aje hano yavuga ko Dormez-vous, Elecadinda chocolat, ariko mana gushumba abantu kababweje guza you made my night
ariko sha mbirikanya thank you Mirick, thank you mbirikanya ni Godfather ubusa acomogeye Godfather wiganya cyane oyasha wirira cyane ncu ukumeze kose gira kwishima Imana ewe harabinganya mwego muziba ase comment icyamana nkamera nkuriya ayagiragana wiganya cyane babyita kwirira cyane nshuti ukumeze kose gira kwishima araba kwifuza thank you mwene Rukandira ariko abantu muri comment ndabakunda kuzabyita gushima Imana ayibwa bebe wirira abantu bakabura wirira cyane shuti araba ushima Imana araba ubundi abantu bari muri studio bararirimba abandi bakabyesha bakabwesha bari inyuma y'amadirishya ukumeze thank you so much thank you ushima Imana thank you Mary thank you bati icyama nanjye nawe utari muri abamaze igitaramo cyawe tesha kutari kanzenze abantu muri Nyamata abantu bose muri Kanzenze abantu muri mu mujyi wa Kigali ejo mwese muzerekeze Kanzenze mugende gusapotinga tesha nibwo bwa mbere agiye guhostinga thank you Bria kumutambwe ko ubu ngubu we na ntuza mwiyunze byarangiye mumeze neza ari sherisho nande na Muyango ariko rero Muyango sinzi impamvu wenda bira bintu bagiye kubipostinga kiriya gihe nuko wenda twari tunahuriye hariya wenda ariko Muyango twari dusanzwe tuvugana yes ahubwo pasiteri nyine nyamara rero ufite inshuti nziza nyamara reka nkubwize ukuri tesha ni inshuti nziza ntacyo mushimana tesha njye nawe ufite twavuga nabaho tesha ni inshuti nziza amakuru ufite ngo rwaba cyamaze amajoro yarabuze amahoro ashaka kugira ngo mwiyunge tesha nubwo udashobotse erega umva nkubwire Godfather nubwo udashobotse niba ngewe nawe tutari kumvikana none se umuntu uri hagati yanjye nawe abereyeho iki abereyeho kugira ngo nge nawe aduhuze twiyunge uri mu mafuta asaba undi imbabazi ariko ubuzima bukomeze shorega naga abantu bazahora bari none se wabuze umuntu w'inshuti yawe akaba ari inshuti y'umushuti wawe kugira ngo abahuze bira bintu birangira ubwo nyine nuko nta uhari kuko abaye hari nago byakageze hariya hose sho kandi nkubwishije ukuri Godfather buriya ntago ahari kuko abaye hari nago byakageze mwarabanye mukaba inshuti magara erega Satani nawe arakora Imana nuko ikora ubu Sabe ntiyabikora ego mana yanjye umwanzi mukuru ego mwashatse kumwicisha ashatse kumuroga tangiye mana tesha wumvise nta kintu cyanyu ndimo ndabiyamye baragiye uratesha nanjye ukizemo ngo nta kintu cyanyu nuko uvuze oya bebe wowe nagurimo bebe nuko uvuze oya bebe urabona atari Godfather ushaka kunkirishamo ndarengana tugaruke ku makuru buriya ngase nkandaho bebe ese yariye takinyikandire buriya nyereka kuri mu diaspora ariko ngeze mu gihumbi ariko buriya uri inshuti mbi ubu kutatasha ubukwe bwa Kaboko none se nari kubutaha nari impari waramutwereye mutwerera senge yantwereye ngahe ngende ose wararongowe nta erega biterwa n'iki umuntu arongoye mba numva nzapanga ubukwe mba numva nzagira umugabo tukitwerereza nkamubwira ubukwe nitubukore tukayirira ariko subaye amasana harimo jamu we ngo iki nguzabigenza ute naho ngaho mugira bira bya feruje oya tugira amakara amakara bayaka ku muhanda ntabwo uri kuyabona ndi kuyabona bebe jundi kamazi yarayi performance ntiyikanira ko yabikanira mana we abantu mwese muri kuri no live mutuye za Nyamata Kanzenze nanjye nabaye umuhost nije mu buhost urabyumva ute ko ngiye guhostingana na Muyango
ndamwishimira cyane shu. Yambwiye ngo agiye kunshakira akazi duhostingane. none se buretse Yashyizeho n'umubosi baravugana nanjye mpari amunsabira akazi ubu ngubu ntegeretswe kujya gusinya contract. niko Tesha Ndaje hostinga namwe ndabahostinga ni mureba da. Tesha Tesha Ana we karame ko aba host bagomba kuba bari sexy nzambara ikanzu ejo abantu mwese muri kanzenze mushaka kureba imiterere ya once again tomorrow nzaza nambaye mini bebe nje mfite amaguru meza negamisha byinshi nagoma ca ngwiki aibo nzambaye iki wa mini je bebe uzagera nawe hari abaje bari abahungu bavuga ati tujye kureba iki wa purije nzaza nayishize hejuru oya se ngufite n'amaribori oya amaribori nashyizeho umuti uvuye i Burundi yarashije oya akosha cya Godfather kigira umunwa Godfather kugira amagambo wabona agiye kurongora umugore wuzuye amaribori ndamwumvisha cyamuka ngumva ngo umuntu akwirakwije igihuha ngo ninde ariko magambo Chiki ngo cyuko ufite ubukwe ariko mana aha kandi Godfather kozwe nako arakajajwe buriya karame iby'ubukwe bwanjye ko ntacyo bimbwiraho wangu urarongoye sha urarongoye nagiye sha ako Godfather wowe nawuzi inshuro nagiye nkubwira ngo sha nahari bari uzabisanga kuri WhatsApp abantu muri kanzenze ndaje turye shonje nambaye mini umva nkubwire buriya ubwo bwa mbere nciye muri tano Simbure network urumva iyo ni tano ni muri tano kabisa munsi y'isi munsi y'ubutaka ara hejuru hari igiki hari amazu hari amahoteli ese ngaho ngewe nza ko hejuru yanga turi hari amazu n'amahoteli n'imihanda n'ibintu byose kwari ni tano ubwo ngaho iyo witambitsemo ngo imodoka ntiyagukatira iti kugonga igihe kiba cyageze nta nubwo wemerewe gucamo n'amaguru ubwo kwa babandi barara mu biraro nagaho yaharara ni hano nta mwuka ngo urimo sibyo nta mwuka urimo imodoka urayakije ubu shafa arumva yakwitura shafa umushi uramwije yake ino modoka shafi wirakara nshuti wirakara mwene da ariko shate shambabara ningera mu rugo ndashaka kuguhamagara video call ngufitiye amakuru Yesu Kristo buriya ugurama uragera iwanyu ryari ngo ngiye kwiryamira reka wedding tugiye dusigaje iminota 40 nabuze ibitotsi bro nabuze ibitotsi sheri wanjye abyuka agenda sheri buretse mbabara buretse gusinzira mbaze gere mu rugo mana yanjye mbabarira pe ufite amashoye kandi ngiye ureka nkubwire niba ndi muri break up mujye mumfata neza ako shadije mana niba uri muri break up nakuboneye passe y'umusore w'igikura nkota n'umura amenyo shamana reka mbabwire abanyarwandakazi ndi muri break up umutima ariko ubu ngubu umaze kwiyakira kuko nyimazemo harya buriya break up nyimazemo iminsi ingahe tesa si nk'ibyumweru 2-3 uyimazemo hafi amezi 2 warigize nabi amezi 2 nyine arimo kwigira nabi gushwana gusubirana apana none gutandukana ngiye urukundo ndimo hagize n'urunkuramo namuca umunwa shana abana mana mwabana umwe break up irababaza reka nze njundi kamasi noneho mana shago dufite boyfriend mwiza uri kunyitaho mana wari kuvuga ibya break up yanjye wanuza ariko se iyo break up yawe yivugeho ive mu nzira maze iminsi kurya byarananiye wani wahala mana kandi buriya uri seri uri muri break up nagaruka babeshya abana babasha pero wanjye nagaruka babeshya ndi muri break up ngira ngo nyimazemo like 2 weeks or 1 week ndi kwibaza shu ariko mana wabisolvinze se kari wowe kibazo mbizi kibazo oya kubisolvinga byo biragoya ndashaka ubwo nyine nzitegura kuzahuza n'undi muntu shaka umuzungu byari umumetizi aho kugira ngo nanuke naragenda byibuha
kubera kwirirwa nemagura ndarya umujinya yose mujyana mu biryo ndagenda ndakubyibuhira nzana amajigo nzana amatama ndabinginze sha munshakire bagusengere se bagushakire pase oya amasengesho bayihorere nzisengera kubaho nari mba numva ndi njyenyine murayiwe ihangane bebe mana mungira inama mumpumurize bwira bija kugira inama 7 uri kuvuga nimero yose ngo bakugira inama kuri Momo kuri Momo ariko mana abahungu bazi gukunda bazi gutanga keya muri aba mbere n'ubwa mbere ngiye mu rukundo n'umusore ariko ndumva ubuzima bwanjye bwahagaze sinakubwiye DJ ntago wabikunze kubera uri muri break up oya ngenda kwishimira shungiye buri gihe uri mu rukundo ndabyishimira njyewe nawe rero dora turi muri ambiance wowe iyo uri mu rukundo ngiye mba ndi muri break up ubu nanjye ngiye nzajya uri muri break up nkaba ndi mu rukundo oya ariko kuri no nshuro nanjye nzajya mu rukundo nawe ukiri mu rukundo twenjoy oya reka uyu nguyu turi gukundana nanyanga nzahita mbishingukamo ahubwo menya nzahita wa mugani ntangira kwikundira abakobwa nk'uko babivuga akazi kawe ngewe ndacyategereje kuko mana uyu musore ndi kumubega umusore mana yanjye umusore undeba nambaye pocket akambwira ati ibyo ndabikunze none shari wanjye yarambwiye ngo ninkubona utambaye pocket ntabwo difata bari barambeshye ngo tuzakudana ngaza afite ubukwe i Kigali shamana agahinda niki Godfather arongoye buturi ibi nibyo bita buturiye ntebe ariko zereka amaziburiya Shagashumba arankunda Shabriane buno gashumba umureba harankunda nuko yirwa anyiyemeraho ibyo bintu nizo rumaze zuko yaransaye bebe sunkunda avugisha ukuri si wansariye nuko utajya ubyemera ubwo bukwe mwabukuye umva ngo urarongoye nayo ngo areka ewe ariko bana we ina uruga rutabe cyakoze Godfather nurongora nanjye nzarongorwa icyo cyo ndakikwemereye thank you Jacqueline sheri wanjye kwisesha wijya kurahira ibyo utazashobora ko Godfather nta myaka nzabishobora we imirongoranire yanjye ubigeze mute narongorwa nzarongorwa ni igiki gashumba nyamara ari mu kazi wait let me go uzabugashuma amafaranga mazini kusarura wivugana gashumara nabamara arabikuza utavugana na mnyotenzi mana we thank you my brother Miro gitano we thank you andi bana sha Tasha yini gasopo ko kubwira ngo ni wongere wima gasopo gasuramira iki gasopo shiri nkugize oya ariko se gashumba nawe ujye ureba abantu bahagasopo urabona wahagasopo tesha wowe ariko se buriya wamukuye muri Iwanyara muri Iwanyara oya ngewe ntabwo coin yanzanye sherega mwe niko kazi kanyu ngiye nago wape nago ari cyazo oya rero tesha mu mukande ngewe rero ndishaka twaje kwa vinga fan shere nago twaje saragurika ngamakoin nago thank you so much ariko nawe wigeze kuyajyamo sheri nawe wigeze kuyajyamo ntuzanye ku isahane waririyeho baby wigeze kuyarya sheri wanjye reka natwe tuyabyinemo arayagesa ubwo bamuhaye yose yegeza nayabikuza thank you so much we okay mukanya oya ni bagoye DJ nawe rega nagaba yoroheye abantu ngo niko kazi kawe oya icyo nanga oya tesha icyo nanga nawe yagakozeho thank you oya barakubeshye sheri bazatesha amafaranga yose ngiye bamaye kuri TikTok tesha nagajya yabikuza nicyo kibazo oya ngenda garuka nkayabahereza nago ngenge mbikuza abayafiteho hariya oya nubu ngo ufite 4,700 sinjya nyabikuza ndaza nkayatangamo ngaho mahose sheri maho byibuze we nayo naguhaye mbere nagura yabikuza ngo nyosho ntabwo 4,700 watangamo intare ya 200 oya na sheri wanjye
naga ngewe amafaranga yose mfite kuri TikTok n'amafaranga namwe ndigera nshaka kubikuza Ine magana abiri y'amadolari. So much, God bless you, my dear. yego sheri wanjye Ntayo Get ufiteho in ntukambere. Esa ngo ayafiteho Ngaho kanda utesha intare turebe ntayo Brian. ariko uri umurwa mwande atasha kuri kuyintare kugira ngo wemere Nahita nemera hanyuma nimara kuko okay ntari bitugiye kubibetinga tashangiye kumukanda y'intare wowe hanyuma nimara kuyimukanda uramika indungukira he urantegeka icyo ushaka kandi agikora nta ntare ufitemo mwana. oya tubivugira imbere Amakoni bagwenda yaje nta ntare irimo. ariko uyu nguyu ni umurwayi kuva igihe cyose unzi bama amakoini sheri na musi rumwe gereza mbikuza amakoini n'umukanda y'intare ikagenda yego untegeka icyo ushaka urabizi ko n'umuntu w'umugabo agarara ku ijambo. yala ubusubungu mana nicyo kintu nanga mu buzima bwawe nguye ari hano kamushyira muri big screen kugira ngo utayoba ndahita manika amaboko uri ikigori gisheri y'amaboko se n'ibyo kuvuga ntabwo ngiye nkunda sheri wanjye ntabwo ngiye nkunda kuburana n'abantu Brian ntabwo ngiye nkunda sheri wanjye niza yamubwira ibintu by'ibyuma barakwemeje I'm not here for competition maniga I'm not here for any competition Brian barakwemeje buretse gato ntuzi ko ntajya nemera na ujye wemera sheri umva yewe ntabwo ndi hano kubera coins narabibabwiye manza ariko sinanga gusa kumanza wumve Brian oya nasi bujya kucecekesha kandi ibyo nkoze wabibonye nyine manza wumve wambwiye ngo ngusabe icyo nshaka yego cyangwa oya aha manza wumve rero okay nanjye mereza intare ndeme kandi udashaka amakoyini nsaba ikindi oya kandi nawe umbwiye ngo ngusabe icyo nshaka kankubwire rero cyangwa uwo nawe nayime Brian nyumva okay nari wambwiye ngo ngusabe icyo nshaka hereza teshinari manza unyumve Brian ngewe inyemeje ndemera Brian arakara nk'ababosi umva Brian ndumiwe ndatumva kubera iyo mpamvu urumva kuva kandagisha ikirenge muri Canada kuva uhavuye buri kintu uzakora kandi abikubwiye nuwagera nzaguhereza ikarita yanjye carte de credit uyigendane mpakuve nzayiguha ariko nzagushyiraho limite kandi ndi seriye Brian ndabikwemereye sibyo uretse gato Brian no wallahi giye kandi ibintu bikubwiye nkomeje urukumva ku cyerekeranye kunywa no kurya nzaguha carte de credit yanjye muhereza kana k'intare Brian nk'umuntu ukwemereye oya nyine bikore kubera ko wabinsezeranyije basi mbabarira nk'umuntu w'umugabo guma ku ijambo tesha muhereza kana k'intare manza wumva ariko reba hano umuntu bita DJ dore urakora akantu mpininze ni ka kabebe gakandeho ngakariya Brian ako shabana ako tesha nk'ubu Godfather bari kumbwira ibiki ngiye wumva n'umubwire ngakariya nyine zana ko kana k'intare icyo bagusabye bakigusabye tereka ndebera ndapfuye dore Brian ariko hagize umuntu utasuzugura kampiye intare hagize umuntu utasuzugura kankandira intare kuko Ndijo urakoze kunkura agasuzugura dore na boss yaraje bagiye kunyihera gift hagize umuntu utasuzugura kankanda hiye intare haiba banyarwanda kazi hagize umuntu utasuzugura oya genda ntukazajya ushaka umva nkubwire shu ngewe ikintu nshatse kukubwira na bantu bawe muri kuri pan imwe muhora nyine bahora bazanga nyine bashaka amacoin shu ngewe nago ndi hano cause of the coins ahubwo na boss mubonye hano bagiye kunyihera ibigifuri listen to me sheri n'amakoini yose bamaye nta munsi rumwe ngewe nigeze mbyuka narindi gusubiza abantu bazavuga ngo nawe akazi nago ngewe amakoini yose bamaye nta munsi rumwe nigeze ngenda kubikuza amakoini no Brian ndi hano kugira ngo ngide ibyo mwamaye nanjye mbibahereza okay nibyo nagwaye sheri wanjye you guys you have to know your fucking limit okay akira kandira kaka nibwo mbyemera okay sa kanda kano kantu yewe ndi ku ruhande rwawe paka mu yego nkanda kano kantu mpininze tesha okay reka tukwereke noneho reality Gashumba ni umwamikazi kaze nkubwire Brian Gashumba yavuze ko nta muntu n'umwe ushaka kumuvana muri big screen ngiri ayirimo
I swear to oya God. ngiye bagiye kuyinkuramo hano nahabonye abantu banje nkubwiye ko niyo ba bossiri baza ntabwo umwana w'umukobwa yava muri Bossiri yaje namubonye competition. Listen to me. Nago ngende hano muri competition. Ikibazo rero cyo mfa nawe iyo akabivuga icyongereza. Listen to me. Oya ndabona utangiye gutangira kumbwira ngo Gashumba ngo numwamikazi se wahe numwamikazi ku giti cyawe n'ikiwe. Ngende hano for support. Wimbwira ngo umuntu numwamikazi bo mu cye gihugu. Abanyarwandakazi kuva uyu munsi Brian ni Destiny Helper. top gift aya vuga ngo thank you rero. Thank you my love, thank you. Nkubwiye ko nugera muri Canada nzaguhereza ikarita. Ariko ubwo wayima wowe. Nzayiguha. Cyakoze nanjye icyo nayikorera ariko ikibazo no gushaka kumereza iya ukarita. Oya nzayishiraho ese ngo biremera yuko Godfa. Wallahi ndayikugereza Godfa. Nzayishiraho limite nyinshi. Biremera ko ushaka guhereza umuntu kadi yawe. Hanyuma wenda ukamugenera tuvuge wenda hariho nk'ibihumbi 10 by'amadolari ukamugenera ukavuga ati uyu muntu ntarenze igihumbi ku buryo urengejeho batayakuraho. Iyo nibyo nzakora n'ubundi. Hi Bossiri. Nibyo nzakora ni kuko kandi nzabigukorera. Nzaguhereza ikarita urukumva. Dore Bossiri aranditse ngayinya. Nzaguhereza ikarita Bossiri wantuje agasuzuguro. Nzaguhereza ikarita ariko nzayishyiraho limite kandi nzabigukorera. None ubwo Bossiri ndamenya ashatse kuvuga iki? Aranditse ngayinya ari atekereje ko wenda hari ikiguzi nzagusaba nk'iki mubiri n'ibindi nk'ibyo. Oya kabiri furo kayi. Ariko Bossiri uvuga ko azayima. Bossiri aranditse ngo ayinya. Bossiri ntabwo ariwe wabikora. Guys hagira umuntu unkanda mani umuntu unkanda bankiza Tesha ndimo ndataha mbabara ningera mu rugo ndahari sheri ndagushaka dufite inama ya famille agasho ugiye kumbwira amakuru meza basi. Okay na amakuru meza of course nago nakubwira amakuru mabi. Nanjye ndagutegereza nkutegereje Yesu. Oya Yesu azagaruka yategereza Yesu aje bino bintu byahinduka byose ave wimutegereza nona. Ngwarankunda genda bizina Bossiri mbabari rumere Tesha Bossiri mbabari dukanya nawe yamviriye amaraso ubu yari kuvuga igiciro ko ari kwijana mu mumere impress buriya urumva niyo wagira gute niyo wamusabira abantu bose ntabwo Gashumba yava muri big screen ariko ibyo nsabira abantu bose wanjye ngewe rero reka musaba ikintu kimwe iyo uko kuntu hyping abantu you know the truth rero Tesha you already know uri kumva uzu kuri show bestie ujye hyping ku giti cyawe apana hari kera sheri ngwese ko baciye ibyuma mwanyweye ibiki ahubwo umva nkubwira ikintu kimwe Tesha karame nyirani ibintu nanjye kuvuga reka mbireke kuraza kubimbwira babaha ama gift sheri babaha ama gift ariko nizere ko kuri no pano mvuyeho mwumvisha yuko ngewe ayo macoin yose mwabaye oya buretse kugenda none sugire kubanza ugere oya mbashaka kugira ngo mbwire uri murese uranga nawe barayaguhaye no Bossiri ntabwo mbesha uko niko kuri Gashumba ntabwo yavamo so kandi umubwire Brian urumva udakora se ninde twese rega turakora shu biterwa nibyo mukora bebe abantu bose bagira akazi please mwamwe ujya mu bireke buri kazi kagira icyiciro kabarizwa kujya umutinganyi wakwitwa umusabirizi w'amakoyini baba we hajya uri mu bintu nagasura keza wenda ngo mwiyorere nari n'uwarya imbwa yarya inzungu mwiyorere Gashumba nagucumuze mwihorere oya nago ngewe yancumuza nagira ngo mubwire nyine amenye ukuri tuko n'uwarya imbwa yarya bigiye guhindura oya tugiye kujya atariho kandi murabizi twishimye uretse gato kamasengere dukomeze twishime ariko sho abajye buri wese ajya amenya icyiciro abarizwamo nshuti buriya ati n'abandi mwese mureke mbise merezi nari ndayiguha baby uyu nguyu umbwiye ngo ashaka umva buriya amane nsengere uyu nguyu umbwiye ngo ashaka amafaranga Imana
iyo nguyu yarambwiye ngo nimusengere ngo arashaka amafaranga. Hano amafaranga urayafite? Imana amuhereza amafaranga akemura ibibazo byose. Iyo umuntu afite Imana akagira n'amafaranga, uwo muntu asenga ari mu mwuka. Uwiteka amuhereza amafaranga. Desha Imana ni guha amafaranga buriya impintare. Amen. Oya nje sheri wanjye Imana yari amezi agiye, ndashima Imana ntacyo nyishinja, ariko Mana we Gutsinda Satani, I can oya ngomba gutsinda, ariko sha Mana